Uyu mukobwa ni umuruzikazi. Igihe kimwe yari yasuye abavandimwe be, arangije ajya mu gikoni. Icyo gihe umukozi ntawe wari uhari, asa nkaho yari agiye mu nzu. Arangije asohora ururimi, ariko ku bw'amahirwe make ntiyakora ibyo yari agiye gukora, kuko umukozi wo mu rugo yahise ahagera. Ariko ntiyamubonye neza, ariko yabonye uwo mukobwa yarasize mu gikoni yikanze. Nuko umukozi amunyuraho, akomeza kwikorera ibyo akora. Aramubaza ati se hari ikibazo? Ati ntacyo. Aramukomeza aramureba, amubaza nimba hari icyo yamufasha. Undi amubwira yuko iyo ari mu gikoni akunda kwinywera ka cyayi yakoze, cyangwa se agakawa yikoreye. Umukozi aravuga ati oke, ibyo nta kibazo, komeza ubikore, ariko nuza kugira icyo ukenera uze kumbwira. Ariko barebana, umukobwa asa nk'ufite ubwoba, ariko umukozi nawe asa nk'umwereka ko atamubonye, nk'uko n'undi atari yamubonye neza, arisekera. Arangije akikomereza uturimo yari arimo. Nuko umukobwa abonye umukozi arebye hirya, arongera asohora rwa rurimi rurerure. Mu by'ukuri ururimi rwiwe rumeze nk'ururimi rw'inzoka, hariho ubumara. Nuko ubumara yaraburekuye abushyira mu cyayi umukozi yari agiye gutwara, agiye gushyira nyirabuja. Umukozi yongeye guhindukira abona wa mukobwa nanone hari ibintu ari gukora, ariko ntabibone neza, ariko akabona uwo mukobwa afite ubwoba. Nuko umukozi arongera aramubaza ati se hari ikibazo? Undi aramubwira ni ntacyo. Nuko umukozi aregera ya safuriya ngira ngo umukobwa yari amaze gushyiramo uburozi, yitorera amazi ashyushye, akora icyayi, yishyirira nyirabuja. Ariko mu by'ukuri uyu mukobwa icyo yari agambiriye ni ukuroga nyirabuja w'uyu mukobwa. Nuko umukobwa afata icyayi, aramubwira ati ntacyo, guma mu gikoni, ugize icyo ukenera waza kumbwira. Umukozi aravuga ati reka ngende, ndaje, ntuze kurambirwa, ugume aho ngaho. Nuko undi nawe aramubwira ati nta kibazo, ndaba ndi hano nkora kake nk'uko nabikubwiye, nkunda kwinywera kake nakoze, igihe uza uransangira hano. Ati sawa. Nuko umukozi atwara cya cyayi agishyira nyirabuja. Ngira ngo murabibona mwese ko yari agiye. Hanyuma umukobwa nawe asigara hano yishimye avuga ati uko byagenda kose ngomba kubarangiza, gahunda zanjye zigomba kugerwaho, ngomba kubica mwese. Ngira ngo murabibona ko yari yishimye. Nuko umukozi ashyira icyayi nyirabuja, ngira ngo nyirabuja asa nkaho yari arwaye nimba atarabyutse. Nuko murebe ukuntu Imana ikora mu muntu, amuhereje icyayi agiye kumva, yumva hari umuntu ukomanze. Aramubaza ati se uwo ninde? Ati sinzi. Arongera aramubwira ati nyamara hari umuntu ukomanze. Icyayi yari atarakakinywa. Igihe umukozi akivuga ati se reka ndebe, agiye kubona abona ni umugabo wuje. Katurebe. Ati ndebera neza nimba daduje. Abona ni umugabo wuje. Icyaba gishubije wa mukozi, muri ukuntu Imana irinda. Arangije arahaguruka ahobera umugabo, aramubwira ati dadi nari ngukumbuye. Undi namubwira ati mami nari ngukumbuye. Nuko wiriwe ute se, urumva umerewe ute? Ariko bakiri aho bumva ibintu biri kumeneka mu gikoni. Umugabo arababaza se ni iki kiri mu gikoni? Umukobwa w'umukozi wo mu rugo arababwira ati ariko hari umukobwa waje kudusura, ariko atubwiye ko ashaka dadi. Ati niwe wenyine ashaka kuvugisha, nta wundi muntu ashaka kuvugisha muri uru rugo. Babiteraho urwenya. Umukobwa aravuga ati reka ngende ndebe umuntu uri gushaka umugabo wanjye, ngese kuki atanshaka kandi nanjye nyiri urugo. Nuko aragenda. Umugabo asigara hano n'umukozi. Hanyuma wa mukobwa w'umuruzikazi yasigaye amenagura ibintu, agiye kubona abona umukobwa araje, ariko bisa nk'aho bari baziranye. Nawe ati wandaye we, wageze hano gute? Undi namubwira ati wandaye we nawe no wakaba ukiri hano. Ati njye ntakabaye nyiri hano n'urugo rwanjye. Indaya ikavuga ati urugo ni urwawe, ariko wantwariye umugabo ninjye wakabaye ndi hano. Biterana amagambo, barashyashyana, benda kurwana. Undi avuga ati urugo ni urwanjye, undi navuga ati ntiwakabaye uri hano, nanjye rwakabaye ari urwanjye. Nuko umugabo nawe barahageze. Ariko mwibuke umukozi yari yababwiye yuko umuntu uri hano ashaka umugabo gusa. Nuko iyi ndaya ikagikomeza ivuga ngo ntanjye nyise indaya kubera ko bakomeje bavuga, akavuga ati njye ntiwakabunganiriza, icyo nshaka ni umugabo wanjye gusa, we singushaka, sinzi impamvu uje hano, n'undi umugabo wawe ari he kare we nshaka. Nubwo umugabo barahageze aziyerutswe, ngaho se mbwira da, umugabo wawe arahageze, ngaho mbwira icyo ashaka kumbwira, umugabo wawe naje. Nuko ndatangira kumwegereza avuga ngo umugabo wanjye. Nuko wa mugore aramubwira ati sheri nawe ntiwakwigira gutyo ugatinyuka ukaza wita umugabo w'uyu mugore, nta soni, birasa nabi pe, biragayitse. Ati mureka mbwire sheri, ngaho mbwira se da, dore ngaho re. Nuko aragenda. Nuko akigenda umukozi wo mu rugo yari yagarutse hano mu gikoni, yumva umukobwa aje yitonganya, atongana avuga ati undi ntimwakaye muri hano mwese. Umukozi avuga ati birandangiranye, reka nihishe.
ajya mu gikoni, ajya munsi y'utubati arihisha, agiye kumva wa mukobwa aje yivugisha ati ndabica ndabarangiza aho kugira ngo mbure umugabo wanjye mwese nabahomba, nkabahomba mwese nkamenya yuko mbahombye. Nuko umugabo aza amusanga hano ati witonde, witonde byose uri gukora, njye nawe twaratandukanye byararangiye, nta kintu tukivugana, nta n'ikintu tugipanga hagati yanjye nawe, ubundi uri kunshakira iki mu rugo? Uyu mukobwa nawe akamubwira ati njyewe mbwira waranyanze kuva twatandukana ntukimvugisha, kuba twaratandukanye bivuze yuko wanyanze burundu? Undi nawe akamubwira ati njyewe genda wibereho ubuzima bwawe, nanjye nibereyeho ubwanjye, purize mbabarira ndakwinginze bukwawe wenyine nk'uko nakuretse nanjye ndi njyenyine. Nuko umuhungu akomeza amubwira ati uri we dadi, amubwira ati mbabarira mvira hano, mvira mu rugo, winteshereza umutwe umugore. Undi nawe akamubwira ati uriya mugore ntiyakabaye ari uwawe, ninjye wakabaye ndi umugore wawe, ninjye wakabaye ndi hano, ugomba kunkunda, ugomba kungarukira. Undi nawe amubwira ati purize ndakwinginze ndeka agenda ubaho ubuzima bwawe. Umukozi we wo mu rugo mwibuke ari mu kabati arimo arabumva, aba arikodinga, aba kamera yumva byose bavuga. Uyu mukobwa akamubwira ati njyewe rega humura sheri, twanokonya tukisubiranira, uriya mugore wawe tukamuroga agapfa akatuvira mu buzima. Ariko wa mukozi wo mu rugo abirikodinga. Undi nawe akamubwira ati bakwinginze umugore wanjye agize icyaba nanakwica. Nuko kano kasigaye mu rugo kari kuvuga tumva byose birabarangiranye kwanza, mwese ngomba kubica, mwese tukabahomba, nkabahomba nkamenya ko mwese mugiye. Mwibuke wa mukozi wo mu rugo arimo arabarikodinga. Nuko araza abasanga hano. Mbere yuko dukomeza reka nkwibutse gukanda follow na like kuri channel yanyu ya Mawombi 10 kugira ngo hajye hakomeza irere rimwe buri cyumweru nzajya mbagezaho inkuru. Dushobora gukomeza iyi nkuru mubaye muyikunze mwanditse muri comment tugikomeze, cyangwa se nkazabazanira indi nkuru itandukanye n'iyi.